Hello nk'ibisanzwe turongeye tubaye ikaze kuri Go and the Scholarship Channel. Nanone tugiye kurebera hamwe resulta mwabonye ko zagiye hanze ndetse n'uburyo bwo kubona resulta zanyu mwe mwaba admitted burahari ndetse namwe mutaba admitted. Murebe iyi video iraza kubafasha basobanurire ku buryo ki namwe mushobora guclaiminga cyangwa se namwe mukabasha kuba mwabona admission zanyu kabisa. Tugiye kurebera hamwe ibintu bagendeyeho batanga admission mu maskuru agiye atandukanye bitewe n'ibyo mwagiye musaba. Twihuse cyane katurebe ibintu bagiye bareberaho, tugiye kubisanga hano. Katurebe ibintu byagiye bigenderwaho hano, birahari rwose cyane. Tugiye guhera muri CAF. Abantu basabye kwiga ibintu bikurikira, tugiye kureba ibyo bagiye bareberaho kugira ngo babahereze. Kaduhera ahangaha rwose muri CAF. Hano abantu basabye kwiga Bachelor of Science in Agronomy, bize BCG, murabona bafatiye ku minota 75. Ndetse na muri iyi CAF rwose murabona ko muri Bachelor of Science in Agronomy, in crop production, in horticulture, in food science and technology, murabona ko amanota bafataho rwose 75 ndetse ukaba ufite n'icyakabiri mu masomo yose wakoze in 3 relevant subject. Ngirango ibyo murabibona abantu bari barasabye kwiga muri ibintu bikurikira. Ahangaha iyi video iraza kubafasha kubibona neza rwose. None reka dukomeze turemo abantu basabye kwiga muri CAS muri ibintu bikurikira: Bachelor of Arts in Creative and Performing Arts, abantu bize ama combination agiye atandukanye akurikira, harimo ayangaya akurikira rwose murabibona. Abantu basabye kwiga Law, giye kurayo bafatiyeho. Abantu basabye kwiga Social Science in Public Administration, Bachelor of Social Science in Political Science, amanota bagiye bafatira rwose hano arahari murabibona. Murabona ko amanota hano muri CAS amanota make bafatiyeho ni 79, 79%. Ahandi abantu basabye kwiga Law murabona ko bafatiye kuri 90 rwose, 90%. Ndetse ukaba ufite na at least 2 principal passes with no grade lesser than B. Murabyumva neza, 2 principal passes with no grade lesser than B in subject. Aho ngaho murabona ko abantu bari mwarasabye rwose kwiga Bachelor of Social Science in History and Heritage Studies, murabona ibyo bafatiyeho. Dukomeje muri CBE abantu basabye kwiga Accountants, abantu basabye kwiga muri Business and Technology muri BIT, murabona amanota bagiye bafatiraho. Abantu bize MCE, abantu bize MEG MPC, mwese muna kari 76% plus 50% in relevant subject. Ibyo murayibona cyane rwose. Aho ngaho ndakeka naho mugenda musobanukirwa. Tuba dukoreze video kugira ngo buri muntu wese abashe kuhagira arebe ibyagendeweho anyurwe. Murabona muri education murabona ko Bachelor in Honor in Science Biochemistry bafatiye kuri 77, murayibona. In relevant subject Biology and Chemistry, murayibona hano rwose mu bantu basubye kwiga kuziga Education, murabona rwose amanota bagiye bafatiraho cut off marks, murabona rwose ni ibingibi byose. Ahangaha tukubwira wowe utabashe kubona admission ntugire ikibazo rwose. Nawe hari igihe ibintu bisohoka akazamo harimo amakosa amwe namwe, bityo ntuze kugira ikibazo, biraza kugenda neza. Turaje tukwereke icyo ubuze gukora. Wowe usabwa kurikirana iyi video nisoza turabagira inama y'icyo mwakora. Reka turebe abantu basabye kwiga ibintu bigendanye n'ubuganga muri College of Medicine and Health Sciences.
murabona ko abantu basiye kwiga advanced diploma in mental health nursing bafatiye ku manota 83, ndetse abantu basiye kwiga in midwife 84, abantu basabye kwiga nursing but advanced bachelor clinical psychology. Magambo make murabona ko hano dental therapy rwose yo bayifatiye ku manota ari hejuru, ariko ntago ari cyane, hari abenshi bagiye bayabona bafatiye kuri 87. Mu gihe bachelor of medicine and bachelor of surgery murabona ko bafatiye kuri 91, umuntu abonye 91 rwose ku ijana niwe ubashe kubona iyi bachelor of medicine and bachelor of surgery. Mu gihe pharmacy yo abantu bize basabye kuziga muri pharmacy murabona ko nayo bafatiye kuri 89. Ahangaha rwose namwe abayabonye mwenjoying, ndetse nayo mwasiye kwiga mu kiganga ngira ngo amanota bajya bafatiraho murayabona. Noneho izindi additional requirements ziba zariyongereyeho nazo reka tuzibereke hano. Murabona ko mu zindi additional requirements murabona at least 2 principal passes with no grades less than here. Murabibona hano rwose, murabibona byose biragenda bigaragara neza cyane. Ahangaha ndakeka noneho urujijo ruvuyeho, buri muntu wese amenye icyo bagendeyeho ngo bamuhereze ibyo aziga muri College of Medicine and Health Sciences. Muri KIST abantu basiye kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, namwe dore ngibi hano ibyo bagiye bagenderaho murabibona. Ibyo mwasabye byose rwose murabona ko hano birahari rwose, hano biragaragara. Muri KIST mashama agiye atandukanye ari mwayo ngayo rwose murabona ko biragaragara pe. Sano no dukomeje twihuse muri Kavase murabona namwe ibyo bagiye bagenderana basiye kwiga Bachelor of Veterinary Medicine, Bachelor in Animal Production in Aquaculture Fishes. Murabona namwe ibyo bagiye bagenderaho ni 75%, niyo manota ari minimum urebye bagiye bafatiraho kuri buri combination yose. Noneho nkasoza hano nangamo itangazo kugira ngo wowe ubonye utabonye admission ukabona ni wafashwe, ukabona nta mwanya wabashije kubona muri University of Rwanda bigendeye kuri ziriya cut off marks tugiye tubona. Ahangaha ikintu usabwa nta kindi, hano application muri Rwanda Polytechnic zirakomeje rwose. Turagira ngo tugireho tugufashe byihuse kugira ngo noneho dushakire umwanya muri Rwanda Polytechnic. Aho ngo ndakeka byumvikanye neza, tugireho tugufashe turebe ko twabona umwanya muri Rwanda Polytechnic. Ahasigaye nawe inzozi zawe zizaba imamo, bizarangira ugiye muri University of Rwanda. Murakoze cyane, reka amafufu n'amafaranga ikomeze bafubike batura Rwanda mwe.